Nshuti bavandimwe, nshuti zanjye, ndabasuhuje cyane abankurikiye ku Hero TV, nizere kandi mumeze neza muri amahoro, aho bitameze neza nk'uko dukunda kubivuga mwihangane, mu isi y'ibibazo, mu isi y'ibyago, mu isi itabamo icyiza na kimwe niko bigenda, ariko muhumure dufite ibyiringiro ko vuba aha bidatinze turi hafi gutaha iwacu, aho ibi byose tuzabisiga maze tukaba aho tuzongera kuganya ukundi. Nanone rero ngarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndifuza ko tuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ibisubizo by'ibibazo byacu. Turasoma amagambo meza dusanga muri Zaburi ya 88, umurongo wa 2 ndetse kugeza ku wa 4. Dusome Abaroma igice cya 12 ku murongo wa 12, ndetse no muri Matayo igice cya 8 ku murongo wa 2 kugeza ku wa 3. Reka rero dusenge Imana. Nyagasani, Imana idukunda cyane, habwa icyubahiro. Wadukunze ukiturema mu nda z'ababyeyi bacu, na n'uyu munsi ubuntu bwawe nibwo bukiduhagaritse, uherwe icyubahiro. Turakwinginze ngo mu minsi tuzamara uzadushoboze gukora ibyo gukiranuka, nugaruka twishimiye kubana nawe. Fasha buri mwana wawe, buri mugaragu wawe ugiye kumvira ijambo, twese ribashe kudukizanya ku bwa Yesu Umwami wacu. Amen. Muri Zaburi ya 88 ku murongo wa 2 haravuga ngo Uwiteka Mana y'agakiza kanjye, ntakira imbere yawe ku manywa na nijoro, gusenga kwanjye kwinjira imbere yawe, utegere ugutwi gutaka kwanjye, kuko umutima wanjye wuzuye imibabaro, kandi ubugingo bwanjye bwegereye ikuzimu. Umunyezaburi nta kindi kintu na kimwe cyera kirabura yari yishingikirijeho uretse gusenga. Kandi turimo turebera hamwe amagambo avuga ngo ibisubizo by'ibibazo byacu. Mbese wowe iyo ugize ibibazo ubitura nde? Birashoboka ko ufite abantu bakomeye wishingikirijeho, birashoboka ko ufite imiryango ikomeye, ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko muri uyu mwanya nta muryango ukomeye ufite waruta Yesu watsinze urupfu. Ibibazo byawe rero ukwiriye kubyereka Imana mbere y'uko ubyereka abantu, bityo Imana niyo ifite ibisubizo byabyo mu biganza, kuruta uko wirukankira abantu, rimwe na rimwe ugasanga nabo bafite ibyabo bibaremereye, bityo ugataha amara masa kandi wari ugiye ubiringiye ko bagukemurira ibibazo. Ibibazo byacu bigomba gukemukira imbere y'Imana binyuze mu masengesho. Reka turebe mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 12. Haravuga ngo mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeza gusenga mushikamye. Izina ry'Imana habwa icyubahiro. Mwishimire mu makuba. Nshuti yanjye, biragoye kuba wakishima ufite ibyago, ariko niba usobanukiwe neza ko isi turimo ari iy'ibyago n'amakuba, kandi tukaba dufite ibyiringiro ko vuba aha tugiye gutaha, nta mpamvu yo guheranwa n'agahinda k'ibikubaho bya buri munsi, ahubwo ukwiye kwishima ko igihe cyegereje tugataha iwacu, aho tutazongera kurira cyangwa kubabara ukundi. Ariko ibyo byose tukabikora dufata igihe cyo gusabana n'Imana mu gihe cyo gusenga. Hanyuma muri Matayo naho igice cyaho cya 8 ku murongo wa 2 kugeza ku wa 3 turahasanga amagambo meza ahumuriza, aho umuntu yaje arwaye afite uburemere bw'ibibazo byari bimuremereye nawe maze akabasha gukizwa. Mwibuke ko turi kuganira amagambo avuga ngo ibisubizo by'ibibazo byacu. Hanyuma ku murongo wa 2 hakavuga ngo maze haza umubembe aramwegera, aramupfukamira, aramubwira ati Mwami, washaka wabasha kunkiza.
arambura ukuboko amukoraho ati, ndabishaka kira, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uyu muntu wari urwaye, wari ufite ikibazo cy'ububembe, ngira ngo mbibutseho gatoya ko mu gihe cyashize ubuvuzi butaratera imbere, iyo umuntu yabembaga yabaga abaye igicibwa mu bantu, ariko ageze imbere ya Yesu, Yesu amwakira anezerewe, maze uyu muntu aca bugufi apfukama imbere ye aramwinginga ngo, data wabishaka wabasha kunkiza. Maze kubera ko aricyo cyazanye Yesu aramubwira ati, ndabishaka kira. Inshuti yanjye, muvandimwe unteze amatwi uyu mwanya, ndagira ngo nkubwire ngo haracyari ibyiringiro. Nta kure cyane wageze Imana itagukura. Naho twaba dufite ibibembe byo mu mutima, Yesu Kristo yiteguye kuduha imbabazi. Ibituremereye byose uhereye none, ndakwinginze ngo we gukomeza kugora abantu bafite n'abibibagoye, ahubwo nk'uko Kristo avuga ngo, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Ndakwingingira kugira ngo uhereye none ibikuremereye ubizane kuri Yesu Kristo, kugira ngo abashe kukwakira mu izina rya Yesu.